Ke John uri kuzima. Ke John uri kuzima birababaje ko udataha ubukwe bw'umuvandimwe. Ndayifunze igihe nzazigarukiraho Godfather we. No ndavuga ubukwe bwa Clapton kutabutashi. Wajya Rufonsina yatashe muri yabukwe. Rufonsina afite umwana mutoya. Impamvu Muganga yatashe buri yabukwe wa mukobwa nkunda. Oya umva yarabutashe Rufonsina yanarayeyo yamanutse mu modoka imwe na Soti batwawe na Bobo jewe mu nkande mbabwira ibyo bakamarade batigeze babwira byabaye ndi kwirebera n'amaso njintazi gutarana urakoze cyane ni wona mwe ubundi muzi gutara amakuru baramamagaye oya umva nkubwire wowe wanyoye inzoga y'abandi kamarade ngo uyu kamarade ngo wanyoye inzoga ibyo biroroshe hari inkuru zandani papa mugeze kuri 5 mbereke nanjye hari inkuru nigeze mbabwira kuri Nsabi birenze ko yanyoye inzoga ukabyinisha abayede mfite njyewe za ndani noneho n'amashusho ndabaza kurenza izo yanyoye inzoga akabyinisha abayede watubwiye oya iyo introduction kamara dumva yashyizemo akantu ka introduction yewe mbana iyo ni hookup mba nakoze ibirimo imbere mu kiganiro n'ibindi Mungu wangu mungeze ku gihumbi mwebwe gusa mbereke ngazi mutaping ariko mwaretse inkuru tukayumva ariko njye umuntu ufite amakuru n'Insabi buriya Njuga aba yacecetse Njuga afite amakuru Njuga niba ari umuntu ucitoza ntagira unshotora ndabivuga kubarire Njuga baraguhara bite nguye kamarada bivuze wumva yo twibuka ko twageze iriya mbere y'abandi bantu benshi mwaraye kuri 5 rero na David bayingana nge mungeze kuri 5 baha amakuru afatika y'ibyo mana yanjye katika jina la Yesu gazi mukande kuri Nsabi ndabasabye mwana Janine karibu cyane irigara turakwemera cyane turagukunda irigara bakubye kumukunda wowe wibye inzoga y'abandi ikintu kimbabaje ariko Njuga ariko ikintu kibaje Njuga ibyo bavuze ni ukuri ni ukuvuga ngo Njuga muri kese yo kunywa kanyanga y'abandi noneho ko wibye inzoga z'abandi yo yingegera ngo ni faxman nayo ibyayo ndabifite byose oya niturije bagukandeho gazi mutatu Ke John yagiye mu bukwe thank you Janine ndabaza Ke John yagiye mu bukwe uwakabi ntago namubonye kandi ngo nuwo mu mutara kwa bakibonge ariko arafunze harya ntago afungishijwe ijisho Ke John ngo yinubira batatafite kumuvandimwe arahari kabisa ibazukwe bwatashwe n'ikigorye nka Patikope hanyuma umujene najeyo ubukwe na Bahati Makaca yatashye hanyuma ntunguwe no kubona kiriya kigorye gisigaye kibyimbye nk'akabumbu kabashyizemo ntuza nka kapote bavomemo amazi yarabutari ariko nkaburamo umuhungu wanjye Ke John urumva oya umuntu witwa Melody yagombaga kubutaha buriya bukwe nawe umuntu wane Ke John bayo ni gute utatashye ubukwe bw'umuvandimwe kiriya gicupuri wagize icyo kiri cyo kigataha ubukwe bw'umuvandimwe ntubutahe ayina Nsabi yagiye Nsabi ngategereje kugera kuri aya kamarada akayamanuka nuko Imana bitanu ndahera ku murongo Ke John uri kuzima Ke John uri kuzima birababaje ko udataha ubukwe bw'umuvandimwe
live nzige nzazigarukiraho Godfather we. No, ndavuga ubukwe bwa Clapton kutabutashye. Narabutashye Faxman nuko atambonye. Okay. Yari kubona kutari kwiba inzoga ari kwiba kanyanga zavuye i Bugande. Erega makuru ndayafite. Nanjye amapost yanjye arabona amafoto. Urakoze cyane. Nari nyebewe. Eze ariko nuza ngo asigara inyama zo mu kabari ntakiryiwe mu rugo. Ndetse nyine kandi. Ngo niyo mpamvu asigaye abyimbye nk'inda iri ku miti. Ifite ubwana. Cyaki ko ryo muri Patikope. Patikope ni sawa cyane. Nta kintu mfata muri aniga icucu nabashije kubona sigo rubyimbye bagira ngo ruri ku miti gabanya ubukana. Dukomeze. Cyane cyane ayiriho. Cyane aratwanze cyane. Yatangiye yamenye ko yanduye ryari. Yaje ku miti. Uri kure ntabwo ndi kukumva. Ari kuri moto wa kabiri. Nuva kuri moto ugaruke. Ariko ngaburira imbwa yanjye. Wari usigarize Patikope. Ubihimwa ngo bishire. Mwibuke. Yo. Basobanutse cyane mwana. Inde. Faxman yababiko kwa Manu uri kure, manzu ugaruke mbwira ibyabaye mu bukwe. Ariko mwankandiye kuri nsabe ko ari ufite imvaho. Mukande kuri nsabi. Ufite urusaku musa. Banyarwanda mu nkandi. Nsaba amakuru ari afite yagezeyo mbere. Nsabi. Saba afite amakuru yose. Ariko Faxman rero nabakoreye ntansabi sibyo. Nyameno nagukoza birije by'ubuvandimwe buri ya umugabo gurenza ubutwatsi. Ureke ndamunonosora kanze ngere kuri 5 nkwereke mite nitereka. Barabigushyiraho se abantu banga ko ari abahajya kurusha nawe. Abantu ariko hano bagukanda. Niko. Ibintu bijyanye n'amakoye nisinyikunda kubisaba n'ibintu. Yo. Njuga ari kuvugana? Ndimo ndakuvuga ngo ngiye ibintu bijyanye n'amakoye ni. Sinyibisaba nabonye bineranya n'abantu. Oyasi. Gute? Iyo witeretse ukavuga ngo mume ukabona ni bagukanda uzi kurakara. Uburakazwe n'iki ubwo? Uzi kuba ndi hano nko kuri pano nk'umuntu uje nyuma yanjye nahita mbona ageze ku 100,000. Ibyo bintu birababaza ngo bitera na depression. Yewe kagira depression ndagasa. Oyasi. Yone mpamvu nagisaba. Umuntu ubishaka jya nkandaho utabivuyemo. Warabiretse? Bajya nza twiterere story. Birangire ari ubishaka bikore. Utabishaka bireke. Kubwo nabonaga umuntu ngahita nsama ngo Janine. Ahita mbona undi ngahita mvuga ngo bajye bayiciraho kabisa. Waje gusanga ari ugusabiriza. Oya nago ari ugusabiriza. Nukuvuga ngo Godfather uzi ko hari igihe ubana n'abantu. Kandi mugataba abantu nibo ngiye kuzajya nduhutiraho ndabonye ari abana beza. Nabo bakazabirambirwa bakabivamo. Niba nkumvishe neza abantu bamaze kubarambirwa. Baraturambiwe pe. Twari igihe nigeze kujya nza hano bakajya bama naho bakavuga ati ukaduha mu misyo bisura byanyu badidimani nkabakubita nkabande nka ariko ubu ngubu singibi thank you very much. Sureba. Kanga ndashimye. Urumva badidimani nkabakubita. Wamubonye the dafa. Thank you the dafa. Vuga ngo wize gato. Reka mwibutsa akantu Godfather. Uzano nabigiriyeho uribuka turi kuri pano kwa Keza. Urumva akaza umuji niba yitwa nde. Urumva agatuma mvuga nabi. Nkatamvuga ko kujya mu manuri ndimana. Kuvura munsi nahise mbirahira. Baza kamarade. Warimanuye? Narimanuye. Byari bigenze bite? Depression nge y'amakoye ni yanyu. Oya. Ndiba.
hari igihe wibaza ibintu wakoze ikintu wacumuye ku Mana ukakibura abandi bakabakanda bo bakakureba umukobwa ukabona baramukanze uvuga ati uyu mukobwa oya njuga we kandi tujya tuvugisha ukuri ahita batuka kandi tujya tuvugisha ukuri ngiye Godfa ngiye naje kubireba nsanga noneho n'abakobwa bacu urumva nyine babiryaniramo babirakariramo urumva bagirana ifitina oya babirakariramo kabisa ugasanga babana baryaryana ukantu gatindaho twumve kubera iyo mpamvu umukandeho na Faxman bari kumukandaho twagiye aha komeza inkuru thank you Dafa thank you ugasanga ikamvuga akantu bashaka abanyange n'ubundi bankunda ugasanga n'ubundi ari waryaga kwa nyina ubundi ugasanga nk'uwitwa Rine na Bijou bipanye kuri iyi pano ariko iyo bakanze kuri umwe undi biramubabaza oya se thank you Rigara thank you bibaho Rigara yaje oya se Rigara arahari tekinike ni yamaje arahari iyo tekinike yo kuvuga umutopo gift ukahita bavuga ngo Rigara yaje nzi kuri amaje tuvuze umutopo ariko ntabwo inkuru mwazi mutapigeze ntabwo inkuru turayirangiza komeza ume n'umuceri njugu ufite umukondera kurusha ibindi ni wowe muntu uvuga ibintu nk'uko biri ntabwo ujya ugabanya ntabwo uzi kongera kandi nturya imboga ubivuga nk'uko biri ntabwo ari amategeko abantu bavuga oya Faxima mfasha ibyo ntabwo bizi oya nibyo man nibyo kabisa Jewe nzi abatopu gift abatangiye ari abarunaka bakageraho bakajya kuri runaka oya bikanashwanisha bamwe ahubwo bigashwanisha bamwe oya umva uyu munsi Irigara aza ari guhereza Bucura sibyo brown skin sibyo akamuhereza twatuzi ko ari umutopu gift we ejo yamuvaho yajya kuri Keza brown skin akarakara ni urugero ariko ni urugero ntago ari nuzi bibaho rero ugasanga baryanirana inzara bahekenya amenyo sha waramunwaye wamubwiye kamarade witanga urugero vuga urugero ngewe nawe urumva uyu munsi ngewe nawe uretse gato mani ibyo mukora byose munkandira kuri Nsabi mukanya agiye kuza kubibomora urumva ngewe na kamarade gutya ngewe na kamarade bibikira ashobora kuzajyama noneho kamarade nkabona ejo yahaye kamarade ejo nkahita ngirira ishyari kamarade nkaza kuneka nkamenya ko kamarade yagiye ni box ya bibikira kamvuga kaneranya cyane ikibuga kikicurika kikahita kijya kwa kamarade ni gutyo diri bimeze amakuru mfite nuko Faxman ngo wowe yanyoye kanyanga y'abandi ariko amakuru yanjye nubwo aracecetse njuga ngo wowe ngo warazinyoye ngo abagande bari ntabwo nakwiraririyeho nabikwemereye yewe nari mfite icupa rya Jack Daniel mu cyumba nari ndi kuraramo mfite n'irindi mu bukwe icupa ryuzuye nta n'undi kuri bunanaho ryaje urumva oya naje kumenya ko wibye amacupa abiri n'abiri ninjye wabyivugiye yewe n'abiri nari mfite rimwe mu cyumba mfite n'irindi muri stock ibyo ryo muri stock nari kuyemo ndijyana inyuma y'igisharagati aho nabashaga kujya inyuma kugira ngo njye nisukiraho nari nze kwiteza abantu ntabwo kamarade yabona uko kunywa shoti ngo ahita abura kukubwira ngo wamaye kandi nakubwira ngo wamaye ahita ajyana inkuru ayishyire babandi bandi begeranye mvuga mfite Jack ngenda winyoye uwumwe oya ariko njye nabivuze ko Clapton yari yaguze Jack 20 ariko abantu bagendaga babona mpinduka kuko twatangiranye siko nari meze oya erega wowe wibuke ko ntabwo werega agomba kunywa cyane ko bari bagushinza abana kwaretse kubaga Uyazi ko ndi kubaga ni inshuti ze ni inshuti za Njuga abana ba Clapton nyamara uri gukora amakosa
oya nagaruka gukora Axman ari kubaga. gukora amakosa mu kanya watubwiye ko uyu nguyu uretse reka mbikubwire uri kwibasira umva. mu kanya uretse gatonjuga mu kanya araje gushinja kuri Stowaman w'ibyo kurya byo kwa Clapton niwe ushinzwe deponi wowe wirukana imbeba numva ngo muri iyo vize ngo Stowaman bwana munani ugafata umusitari nk'uyu nguyu ukavuga ko ni Stowaman icyo bisobanuye ni ugomba gukubura stoke ni ugomba kwirukana imbeba ni uretse gato ntabwo ari byo navuze umuntu witwa Njuga wenyine wemerewe kujya muri biro ya Clapton urumva Ndadukunda, thank you. saba ni hano arabivuga ngewe iyo ndi kwa Clapton sinishyura kamarade wowe wapi ntabwo nishyura bagufata nk'umwana mu rugo hariya kamara wowe yumamagaye tujye kurya Njuga cyagiye turi kurya naguze ukuntu wambwe warambwiye ati rero katurye nambwiye ariko ndashaka n'umuceri ngo reka nkuzane ko hariya ndakuzanye nyine n'amafaranga nese ko wambwiye ko ushaka umuceri nkawuzana kamara njye mubwira nawe nishyuye okay naribu ubwo nago narimbize nge nabo ngendo oya wowe reka ngaruke kuri icyo ngicyo cyo mu bukwe uretse mbanze mubwire icyo kuba Stowaman kirangiye reka mbanze mubwire Godfrey reka mbanze mubwire ngewe sinshobora kuza mu kintu cyawe uko cyaba kimeze kose ari business cyangwa ibirori byawe ngo mbone ibintu biri gupfa nicaye urumva yego icyo cyo ndakizi cyane Njuga mbone ibintu biri gupfa nicaye kandi nabishobora nkabigufasha ngo nkomeze nicare kandi nabishobora sibyo cyewe ibintu byanjye ibintu by'umushuti wanjye byose bigenze neza mba numva nishimye yaba harimo ikiguzi cyangwa nta kiguzi kirimo kuko kubijyanye n'amafaranga Njuga urasapotinga bro nawe ngo akazi ubizi iyo mfite akazi nawe ndaguhamagara ngo ngwino ukore hano urumva iyo mfite akazi hari n'abantu benshi hano kuri bashobora kuba ari no hasi n'abandi njyamakazi ariko byo bintu oya Njuga kamubwiza uko Njuga urasapotinga abantu ukambwire Godfrey Njuga abantu yafashije nta kibazo reka Njuga abantu yafashije baramutse bamwitura oya uretse mvuge reka mubwira ko ibya Stowaman tubishyize uruhande tugaruke mu bukwe wari wahindutse babysitter yabisobanura mu Kinyarwanda wari wahindutse karya rugo ushinzwe kurera abana no kubahera kwa kana kaneye rero bashinzwe ngo bagwana abana ari kuvuga urabazi se bana bari imbere y'abageni urabazi ese ngeno bakora bari imbere y'abageni kandi ubonaga ko ari abana bakuru ni nabo bamuzi barabana ubuzima bwa buri munsi bajya gukubagana nkabareba igitsure nta kindi kintu kiri aho ngaho cyo kuvuga ngo ubwo si ubwo ngenda umuntu wajya sinzi no kwambika pampex nuza bari kuguharabika reka twikomereze ako kana kugenda kagaruramo Njuga uko nungwaraga kandi ari byo we wiyemerera bari bagushinza abana kandi abikoze neza Yesu Kristo arongeye oya none se ubwo nimo kandi arimo arabyisubiramo abana ba Clapton Kibonke baramukunda bakunda Njuga cyane kako Njuga azi yangaje bakoresha baramumenyereye arabakebura agira gute arabakinisha bakina utuntu ibintu n'ibyo ngibyo urumva intumwa y'Imana Yesu yaravuze ngo mureke abana bansanga none se ubwo Godfrey ngo ndimo kandi umupampa abyiyemerera kandi wanabikoze neza rwose Njuga ngiyewe rwose muri buriya bukwe nanagwa n'igikombe kuko wari ibintu byose wari amatente wari ushinzwe abasekirite wari ushinzwe ibintu byose wabyivuruguse mu Njuga umuntu uzajya ugira ibintu akagukenera azaba afite umuntu wamumva warwanirisha ku muntu bro kandi biriya biboro ni byiza tu ibi twikururwa amakado Njuga uri umugabo kabisa yena nakwemera ni nawo mpamvu cyane uri mu kanya uraje wongera ukavangemo kamara hari ibintu byawe ndi kwibuka nsabi none haranyica we uracyahari reka nguhe agatima birangiye mana we irigara ri hano mama Deborah nakubonye I love you so much ndamusuhuje
munkandire kuri site kandi icyo kibazo uhora gishinzwe kana ya kitinjangwe na cheka oya invitation barayimaye nanatwerereye naranabutashe ariko oya nayo baguhaye nayo invitation yarayimaye kuri WhatsApp nuze Clapton ega inshuti yanjye nuze ninde utari inshuti wese kutatashe niba muri inshuti ye kucutatashe bwa Clapton yarashinzwe pampa buretse nsaba ari hano nsabi agushuje amaji n'ikigeranyo cyawe ndi nanjye ndavuga izina ry'Imana mba nacecetse umva amaji yo Clapton ni inshuti yawe ni inshuti yanjye kutatashe ubukwe bwe niba ari inshuti yawe nawe ntiyatashye ubwanjye kandi turi inshuti wowe wamenyanye na Clapton wowe wakoze ubukwe Clapton utaramumenya nawe atarakumenya none se buri koko twayikinaga tutaziranye Clapton yari atarazi njyewe Clapton no mu rugo aransura tukaganira nk'abantu b'abagabo ariko ukuntu kamarade ashaka kugushyira muri pampa none se waramutwerereye byibura kumwumva ahantu ari kunyura nabyumvishe amaji waramutwerereye byibura ntago namutwerereye none ariko nta nibi ubundi ntwererano ya nyuma y'ubukwe nayo ibikenewe ko nyuma y'ubukwe haba ikintu bita crise ngewe reka mubwire abantu bo muri iyi mihanda nemeye kandi utatekereza ko bakora ibyo bintu umuntu witwa Kamaro umuntu witwa Skype Kamaro yahamagaye Clapton aramubwira ngo umeze gute ngiye mfite make kandi urabizi ko nanjye mfite umwana ariko dore ngaya yanjye urumva ayashyira Kamaro ariko sinibaza ngo urabutataha ubukwe ubutanatwerera bro kamarade nawe nantwererano ndabizi njyewe ariko njyewe Kibonke ngomba kumutwerera nyuma y'ubukwe mwenana nzazemeye nyuma y'ubukwe erega hari igihe umuntu akora ubukwe umuntu atameze neza kamarade byo kuvuga ngo bagushinze abana ngo ujye ngo bakinisha ngo bakirigita oya joga wari uriyo ikanda ariko uyu nguyu yari ari kuvuga none uretse gato Juga ntabwo yigeze abihakana kamarade yari ahari yabisobanuye ariko anatubwira ko impamvu ngo Juga ariwe storeman wa restaurant ya Clapton ibyo bintu urabizi yavuze kuri nitende yewe mbyumviye aha ngurite ngo n'amatentera kamarade akenye mu bitekerezo kamarade ariko Juga nakubwiraga nk'aho ibintu byose byari biri ku mutwe wawe ibyo bya stock nibyo bari aho ikibazo ni iki sinumva ikibazo ngo ninjye utanga ibirayi ngo hari haruguru ngo ninjye utanga umuceri bari buteke n'umuseriveri oya rata umva nkwereke Juga niwe muntu rukumbi usanga afite urufunguzo rwa ofisi ya Clapton Juga niwe muntu hariya bamufata nka boss hariya abakozi ntabwo ndi umujura nkawe we ntabwo bakwizera njyewe ariko ntabwo navuze ikibazo kandi kutakwizera kunjye ntabwo usibye n'ibyo ngibyo bro nabaga mfite briefcase y'amafaranga urumva yajya kwigendera aremukura arinda mfite ibiciro byinshi cyane ari byo bibitse ndabizi rwose nyakwigendera yaragukunda icyizere ugirirwa n'abantu bro icyizere nicyo cya mbere bro rero mu gihe uzi ko ibyo bintu bifitiye ubushobozi ko mba mbifite n'umuntu atavuga ngo runaka njyewe ariko nabwiye ko mwemera nk'umwe mu bantu bazi gusapotingana cyane kandi uvugisha ukuri Kamara yo
baza Njuga ko ntamuhamagaye mu kanya nyamara kubyuka. Mubaze Njuga. Oya wowe urahamagarana cyane rwose. Noneho ikibazo nanjye yaragiye kungeraho mpita nicura mpita myuka ndabagatisha Njuga ndagucitse. akora uriya pasiteri nawe amafaranga ari ni pastor Hakimu ni pastor Joshua Prophet Joshua sha bajye bambabarira. Uraje wumve kamarade agiye guhita amuvugaho neza cyane. kamarade Karengo yashatse amafaranga yo gutwerera mu bukora yabura ahita numva igitekerezo cyo kujya gufata ka video. Oya njyewe zira video ntago nazifata bro. Njyewe zira video niwe wayikora mbona nibishaka bibihumbi 500 biza nibishaka ibibe miliyoni iri buze kuri telefone numbona nafashe video mvuga kuri ara magambo. Oya nta kigenda man. Nabonye n'abanyamakuru barimo n'abantu bo ku mihanda kabisa. Oya wari watungurwa ariko ngo yashiriwe abenshi ntago ari kubaha amafaranga. hari abamamagaye mu kanya bambwira bati ko twakoze video kandi tukaba tubizi ko Prophet Joshua inshuti yawe tukaba tumuhamagara nawe twitabe kandi yatubwiye ngo araje dushirireho. atanga amafaranga ku banazi so wabugira views uriya reka babwira ikintu kimwe mutazi cyo muri gukina nacyo urimo kumva muzi impamvu uriya muntu kubera ko atari mu Rwanda kubera ko yagiye yahunze Yesu yamusotse mu bwagenda yaturutse bagiye kumufunga ibi bintu ngenge ariko ipeti biri gukora ubugoryi ni akazi kanyu gusa nyine Godfather urakoze umbaye kure ni akazi kanyu gusa hari igihe ibi bigoro bazabikoresha mani mutegereze murebe nanjye nicyo kintu natekereje nanjye bino bintu bizagira tapinge screen mu ntapinge screen hano mu kadirishya twitapingire screen twagiye tugiye bizagira icyaha baba turabuye ndewe mva ndi kubabwira ngo mutapinge screen. biriya bintu ni bya bindi umuntu yashaka gukora akagurupe atangira ababwira dore ukuntu bimeze. Njyewe ariko ikintu Godfather avuga ndagitinya. Oya ukibona nyuma tapinga screen kamara tapinga dore ni uri hasi nawe tapinga kibazo ndamaze sha si wewe nyine ugomba gutapinga nanjye ngomba gutapinga.